bakunzi b'ijambo ry'Imana, mwese ndabasuhuje aho muri, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Hari hashize igihe kinini, ariko uno munsi Uwiteka aranshoboje kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryayo, twongere duhugurwe. Nk'uko nsanzwe mbikora, ngiye kubanza kwiragiza amaboko y'Imana kugira ngo Uwiteka anyobore, Mwuka Wera anyobore. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, ndagushimiye kuri kano kanya keza wongeye kumpa ko gusangira ijambo ryawe na bene data bose barikunda. None Mwami wanjye, ndakwinginze kugira ngo unshoboze muri byose, ntaba ari jye mvuga, ahubwo aba ari wowe wivugira wenyine. Mwuka Wera, ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye kuva ntangira kugeza nsoza. Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo utugirire neza, duhugurwe muri ino jambo, kuko icyo utwifuzaho ni uko twumva ijambo ryawe kandi tukanarigenderamo atari ukuryumva gusa. None Mwami wanjye, ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye muri byose, ko nshobozwa na Yesu Kristo umpa imbaraga. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen amen. Ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ungirire neza, ngaho ngenza uko ushaka, rya jwi ryawe ryongorera, maze nteze ugutwi umbwire, ngaho ngenza uko ushaka, rya jwi ryawe ryongorera, maze nteze ugutwi umbwire, ngaho ngenza uko ushaka. Amen amen. Turakomeza gusoma, tugeze mu itangiriro, igice cya 33. Abifuza kugendana nanjye, ubwo dutangire gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo turi buze gusoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. Umutwe w'amagambo uravuga uti: Yakobo ahura na Esawu. Nuko Yakobo abona Esawu azanye n'abantu 400, buri mugore amushyira hamwe n'abana be, inshoreke n'abana bazo yazibanje imbere, akurikizaho Leya n'abana be, aherutsa Rasheli na Yozefu. Yakobo abajya imbere, agenda asanga Esawu, amwikubita imbere inshuro ndwi. Esawu ariruka aramusanganira, aramuhobera cyane, aramusoma, bombi bararira. Esawu akebutse abona abagore n'abana, abaza Yakobo ati, bariya muri kumwe ni bande? Yakobo aramusubiza ati, databuja ni abana Imana yampaye kubera ubuntu bwayo. Nuko inshoreke n'abana bazo begera Esawu, bamwikubita imbere. Leya n'abana be nabo babigenza batyo, hanyuma Yozefu na Rasheli nabo bamwikubita imbere. Esawu aramubaza ati, amatungo twahuye yose ni ay'iki? Yakobo aramusubiza ati, databuja ni ukugira ngo unyakire neza. Esawu ati, mwene data, ibyawe byigumanire, ibyo mfite birampagije. Ariko Yakobo aramusubiza ati, niba unyakiriye neza koko, ndakwinginze emera impano nguhaye. Mu by'ukuri wanyakiriye neza, ku buryo kubonana nawe ari nko kubonana n'Imana. Akira rero impano nguhaye, kuko Imana yangiriye neza nkaba ntacyo mbuze. Arakomeza aramwinginga
bigeze aho Esawu aremera. Esawu aramubwira ati reka tujyane nguherekeze. Yakobo aramusubiza ati databuja, urabona ko abana bananiwe kandi mu matungo yanjye harimo ayonsa. Nyihutishije cyane, nubwo byaba umunsi umwe yose yapfa agashira. None rero databuja, jya imbere nanjye ndazana n'amatungo n'abana buhoro buhoro kugeza igihe nzagerera iwawe i Seyiri. Esawu aramubwira ati reka noneho ngusigire bamwe mu bagaragu banjye. Ariko Yakobo aramusubiza ati databuja, ntabwo ari ngombwa. Kuba wanyakiriye neza birahagije. Uwo munsi Esawu asubira iwe i Seyiri. Yakobo nawe ajya i Sukoti, ahubaka inzu n'ibiraro by'amatungo ye. Nicyo cyatumye aho hantu bahita Sukoti. Yakobo asubira muri Kanani. Yakobo yavuye muri Mezopotamiya, amaherezo atahuka amahoro mu gihugu cya Kanani, aca ingando hafi y'umujyi wa Shekemu. Aho hantu yashinze amahema ye, yahaguze na bene Hamori se wa Shekemu ibikoroto 100 by'ifeza. Nuko ahubaka urutambiro, arwitirira Imana, ariyo Mana ya Isirayeli. Iryo ni ryo jambo ry'Imana. Amen, amen. Ubwo rero murumva igisoma cy'uno munsi uko kimeze. Turakomeje. Ubushize abakurikiranye inyigisho twasomye ukuntu Yakobo yahuye n'Imana bagakirana bakarwana, Yakobo agatsinda. Ibyo byari bisobanuye ko ni ikimenyetso cy'uko Imana yari yishimiye ubukiranutsi bwa Yakobo. Ubukiranutsi bwa Yakobo n'ubw'Imana mbese bwari bumeze kimwe, kuko ntabwo Imana ishobora kwirwanya. Ariko mwarabyumvise, ibyo ni mu buryo bwo mu mwuka. Yakobo yari umukiranutsi, niyo mpamvu yarwanye n'abantu arabanesha, arwana n'Imana, nabyo bigenda gutyo. Haleluya. Imana yagize iki? Imana yahise iha Yakobo irindi zina rishya. Ni ibintu bya mbere cyane. Ntashatse kuvuga mu magambo menshi, natwe niturwana tuzabona izina rishya. Uyu munsi igisoma cya none rero, Yakobo yakomeje urugendo. Ntabwo babivuze muri iki gisoma muri Bibiliya, ariko umuntu arimajina ko yakomeje urugendo agera imbere aho ahura, yasingiriye famiye yiwe yari yohereje mbere. Finalement bahura na Esawu. Esawu yari afite abagaragu 400 bose bari bamuherekeje. Rero twumvise ukuntu Yakobo yakubise amaso Esawu, ndetse mukuru we Esawu yari akiri muri distance imbere ye. Hanyuma amwikubita imbere, amwikubita imbere inshuro 7. Mwumva icyo cyubahiro yahaye mukuru we. Haleluya. Yikubita hasi inshuro 7. Nubwo umuntu yaba yarakariye undi gute, ntago wabona umuntu aje kwikubita imbere na rimwe gusa
ngo ureke kumuha imbabazi. Muri kamere ya muntu ego hariho abatababarira, ibyo bibaho, ariko iyo ni sinye yo kwicisha bugufi cyane Yakobo yeretse mukuru we. Yishije bugufi ku buryo bukabije, ariko na mukuru we yaramukumbuye. Twumvise ukuntu yaje ariruka asanganira, amugwa mu nda, bose bararira. Haleluya, haleluya. Iyo myaka yose bari bamaze batabonana, umwe atazi ubuzima bw'undi, ariko icyo gihe cyari igihe cy'agaciro kanini ku buzima bwa Yakobo. Yabwiye mukuru we ati, kubonana nawe bisa nko kubonana n'Imana. Ati, wanyakiriye neza cyane. Haleluya. Uko mukuru we yaje amuhobera, yarirutse. Uzi kwirukanka? Yarirutse aramuhobera, bombi bararira. Icyo ni ikimenyetso cy'urukundo, urukundo rwari hagati yabo bavukanye, urukundo rw'abavandimwe. Haleluya. Icyo kintu mu buzima bwacu bwa buri munsi cyakagombye kutubera isomo, ukuntu udashobora kurakarira umuvandimwe wawe. Birabaho kurakara, ariko hakabaho n'igihe cyo kwiyunga, kuko uburakari, urwango, ibyo ngibyo ntabwo bikwiye kuba mu bana b'Imana. Urwango hagati y'abantu, urwango hagati y'abavandimwe, hagati y'inshuti se cyangwa n'abandi bantu, ntabwo ari ibintu bikwiye kuba mu bana b'Imana. Runo ni urugero rwiza Yakobo yatweretse ukuntu yari afite kwicisha bugufi cyane, ku buryo yemeye kunama inshuro 7 yunamira umukuru we. Ibyo bintu hari aho mwari bwabyumve koko? Hari aho mwari bwabyumve umuntu yicisha bugufi gutyo ku muntu uretse Yesu gusa? Ibintu nk'ibyo ni ibintu bigoye kubona kuri iyi si, umuntu yicisha bugufi nka Yakobo kuriya. Haleluya. Icyo kintu twakagombye kukigiraho, tukicisha bugufiya nka Yakobo. Mu Migani 22 umurongo wa 4 haravuga ngo, ingororano yo kwicisha bugufi no kubaha Uhoraho ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Kubera kwicisha bugufi no kubaha Uwiteka Yakobo yari afite, Imana yamuhaye ubukire, Imana imuha icyubahiro, Imana imuha n'ubugingo budashira. Haleluya. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu buzima bwacu bwo kuri iyi si, hari bamwe bibwira ko bicishe bugufiya, ahubwo mbega bakanga kwicisha bugufi, bakavuga ati, nitwicisha bugufi turasuzugurwa. Ibyo ngibyo bibaho. Ati, ngende se musabe imbabazi ari we yankoshereje. Ako ngako kaba ari agasuzuguro. Akenshi niko abana b'abantu dukunze kuvuga. Hari uwo mwari mufitanye urwango cyangwa mutumvikana, tukanga kwicisha bugufi, tukabyanga, tukanga kwicisha bugufi. Umuntu akaba atabanza nibura ngo mwafate n'agatelefone, amutelefone ati, umbabarire rwose, twiyunge ibyatubayeho, mbese hakaza kwiyunga. Ariko kubera ubwirasi bw'abana b'abantu, abantu babishobora ni bake, keretse abo Mwuka Wera kabisa, keretse abafite Mwuka Wera muri bo. Naho umuntu akigengwa n'umubiri
ntabwo ashobora gukora iyo action yo kwicisha bugufi, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Kandi iyo haje imbabazi hagati y'abantu batumvikanaga bagahana imbabazi hakaza amahoro hagati yabo, mbese ni nk'umuzigo umuntu aba yikuye. Uzi guhora umuntu agendana umuzigo w'urwango, wabona aho undi aciye umuntu agakata korosi, umuntu yapfa kumukubita amaso gusa ugahita ushaka aho n'iyindi nzira wakatiramo udashaka no guhura nawe. Mbese ibyo bintu Imana ibidufashemo iduhe kwicisha bugufi no kumenya gusaba imbabazi hari uwo twakoshereje. Ese Imana yatugeza mu rundi rwego tukagera aho twiyunga n'umuntu aba ari we yadukoshereje, ari we yaduhemukiye, kugira ngo gusa haze amahoro hagati yacu, Imana ikadushoboza tukagera muri iyo dimension yo kwiyunga n'umuntu tutameranye neza. Ibyo ngibyo bizana umugisha mwinshi, bizana imigisha myinshi, kuko Satani akorera ahantu hari urwango. Iyo niyo mission ya Satani, kuzana division, kuzana amakimbirane, kuzana inzangano hagati y'abana b'Imana. Iyo niyo mission ya Satani. Sasa ikintu Satani adushiramo akatubeshya bavuga ati nuwicisha bugufi ugasaba imbabazi uraba wisuzuguje, uraba utaye agaciro. Soko se bikunze kumera kenshi. Kumbe ntukamenye ibintu byinshi uhombye mu gukora iyo action. Uzi kugira ibyago umuntu akava mu mubiri, hari umuntu umuntu afitanyeho urwango nawe, ndakubwiye n'amarembo y'ijuru aba akinze. Ntibishoboka, ntabwo irembo ry'ijuru rishobora gukinguka hari umuntu mufitanye urwango. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Ibyo ntabwo bibaho. Reka rero twimire amajwi ya Satani atubesha ko kwicisha bugufi bituma umuntu asuzugurwa. Oya, ahubwo kwicisha bugufiya bituma umuntu ahabwa icyubahiro, ubukire, agahabwa n'ubugingo buhoraho. No mu buzima busanzwe hari n'abantu umuntu ashobora kuba ari aho akanga gukora akazi karako kose, akavuga ati kariya kazi ni ak'umucafu, kariya kazi nta k'insuzugurwa, ntabwo nshobora kugakora. Ibyo rero bikurura ubukene, kwiyangisha akazi karako kose. Kandi Imana yaraduhaye amaboko yo gukora, Imana ikaba yaraduhaye amagara meza. Umuntu akiyangisha akazi kubera ko ngo ni akazi gasuzuguritse. Ibyo kenshi bikunze kuba muri Afurika iwacu, mu bihugu by'iwacu. Hakabaho akazi gasuzuguritse wumva ko udashobora no gukora kabisa. Ibyo rero ni ibintu bikurura ubukene, bikurura igisuzuguriro, kuko ku mpamvu y'uko ntacyo umuntu aba yabuze kugira ngo akore ako kazi, ahubwo ni uko umuntu aba yabuze kwicisha bugufi muri we. Nta kindi no kwicisha bugufi niko konyine kuba kubuze. Kandi ugasanga umuntu yemere kugakora
umuntu yacishe bugufi agakora ku kazi gasuzuguritse nk'uko kavugwa, usanga aragakora kandi akabaho ubuzima bwiza cyane, ugasanga ni ba bandi bafite amamodoka meza, bafite amazu meza, mbese ukaba ari ku kazi ari no mu buzima prive ukaba utamenya, mbese bikaba ari abantu babiri batandukanye, ukavuga ati uriya muntu ni wa wundi mpora mbona agenda gukoropa, ni wa wundi mpora mbona w'insuzugurwa, ni uriya nyine kuko we aba yamenye ubwenge bwo gucisha bugufi, bwo gukora akazi kabonetse, ko n'ijambo ry'Imana riratubwira ko tutagomba gusuzugura akazi karuhije, kuko nako Imana yakaremye, nako ari ako Imana yaremye. Rero ni ikintu cyiza ko waba udafite icyo gukora, wenda warabuze akazi, wafuma wicisha bugufi kugira ngo wicwe n'inzara, aho kugira ngo ubaho ubuzima bubi, wiciye bugufi ukora ku kazi kabonetse kuko karuhije gasuzuguritse, kuko nako ari akazi Imana yaremye. Ubwo ni urugero nshatse kubaha mu buzima busanzwe bwacu, uko tubona kwicisha bugufi uko bimeze, ko kwicisha bugufiya twebwe abana b'abantu biraturemera cyane cyane, ariko mu gihe tukiganzwa n'umubiri ntabwo dushobora gukora ibyo bintu Imana ikunda, kuko umubiri buri gihe uhora urwanya icyo Mwuka akunda. Umubiri ntabwo uhamanywa na Saint Esprit. Na Yesu rero ukuntu yicishije bugufi nabyo, yishe bugufiya ava mu ijuru, yari Imana ava mu ijuru aza ku isi, aba muri famiye ikennye, avukira ahantu hasuzuguritse. Igihe kinageze nuko yari ageze gukora ibikorwa, akora ibikorwa, ariko ibikorwa bitangaje, ibikorwa nyine bitangaje, guhumura impumyi, gukiza abarwayi, biriya byose, ariko tout de même agakomeza kwicisha bugufi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko turushaho gukomera ngo abe ariko tuzajya turushaho kwicisha bugufi, uko turushaho gukomera nk'uko isi ibibona, ngo abe ariko tuzajya turushaho kwicisha bugufi. Ubwo ni ubwenge Imana itubwira, kuko na Yesu ubwe nuko byari bimeze, yakoraga ibitangaza abantu bakamwiruka inyuma ariko yari umuntu wo hasi ucishe bugufi sana, ntiyakundaga no kwigaragaza. Mbese ni ibintu byiza urugero Yesu Kristo yaduhaye kugira ngo tuzajye tugendera mu kirenge cyiwe. N'ikindi kije kibabaza cyane sasa, ni ukuntu abakozi b'Imana bamwe bakunda ibyubahiro. Si ibyo nivugisha, namwe murabizi. Abakozi b'Imana bamwe bakunda ibyubahiro ku buryo usanga bavuga ijambo ry'Imana yego, ariko ntibatere mu kirenge cya Yesu, kuko karagiteri y'Imana ya mbere ni intuza. Karagiteri y'Imana ya mbere ni ukwicisha bugufi n'urukundo. Iyo niyo karagiteri yakaranze umukozi w'Imana, urukundo no kwicisha bugufiya. Ariko usanga abakozi b'Imana bamwe bakunda ibyubahiro, ugasanga ni umuntu bagomba gutwaza Bibiliya, ni umuntu bagomba kugenda bakomera amashyi, mbese ni ibintu biteye isoni. Ugasanga icyo cyubahiro cy'Imana ahubwo nibo bacyambaye. N'Imana ubwayo yicishije bugufi, twakagombye kwigira ku Mana, kuri Yesu ukuntu yicishije bugufi. Ariko Imana ibabarira umwana w'umuntu,
kuko ibyubahiro Imana niyo iduha icyubahiro, Imana niyo iduha iyo ngororano, ntago ari abantu bakagombye kuduha iryo kuzo. Imana niyo izaha ingororano abicishe bugufiya, niyo ibaha icyubahiro, ikabaha ubukire, ikabaho n'ubugingo, ariko ugasanga ni ibintu bibaho kuri iyi si. Abantu rero nabyita confusion, nabyita iki? Ni ukugendera mu kirenge cya Yesu. Abagendera mu kirenge cya Yesu ni ba bandi uzabamenyera ku mbuto zabo, uzabamenyera ukuntu basa nka Yesu, ngo umwana asa nka se. Umwigisha iyo yigishije umwana mu ishuri, umwana ava mu ishuri afite ubwo bumenyi bw'uwo mwigisha. None se mu by'ukuri umwigisha wacu ninde? Mu bakristu bose bari mu rugendo rugana mu ijuru, umwigisha wacu ninde? Umwigisha wacu ni Yesu, cyangwa se ni umuntu uduha icyubahiro kurenza Yesu? Murumva ko aho ngaho hari ikibazo. Tugomba kwitwara nk'umwigisha wacu Yesu, ariko niba hari uwundi mwigisha aje kwishyira mu kibanza cya Yesu, akazana ubwirasi ariyo arrogance, akatwigisha ibintu bitajyanye n'ukureba kuri Yesu. Umwigisha wese mwiza ni wa wundi asa nka Yesu, ni wa wundi urepresenta Yesu. Umwambasaderi mwiza ni wa wundi asa nka Yesu. None se ntago bishoboka, ntago dushobora kwitirira abakozi b'Imana kandi tudafite karagiteri nk'iza Yesu. Ibyo ntago bishoboka, ntago bishoboka. Imana idufashe kumenya kwicisha bugufi n'ukuri, ko ni ikimenyetso kinini gikomeye kiranga abana b'Imana. Na Satani Imana yayihanuye mu ijuru, yayihananuye mu ijuru. Yari umumarayika wa mbere ukomeye uzi kuririmba neza, ahananurwa mu ijuru kubera ubwirasi, yanze kugira gute? Yanze kwicisha bugufi. Urumva, Imana ntabwo ikorana n'abantu b'abirasi, ngo Imana igirira neza abicisha bugufiya. Abirasi nabo ngo irabinyora, bisobanuye nta na kimwe Imana ishobora kubakorera cyiza. Imana ngo igirira neza abicisha bugufi. Abicisha bugufi nibo bantu Imana yumva amasengesho yabo. Amasengesho y'abicisha bugufi niyo yumvirwa cyane kurenza ariya masengesho y'abantu birata. Urumva ni ibintu byumvikana vraiment. Uwiteka adufashe kumenya abo turi bo, adufashe kugendera mu kirenge cya Yesu, ntitukagendere muri intelligence yacu, mu bwenge bwacu no mu myumvire yacu, cyangwa ngo tugendere mu bintu bigezweho. Ibyo ngibyo ni ibisuzuguritse mu maso y'Imana. Tugomba kumenya umwigisha wacu nyakuri uwo ari we, uzaza twigisha ibidahamanye n'ibyo Yesu yatwigishije. Uwo nguwo ntabwo tugomba kumukurikira. Urumva, kuko umwana iyo ari mu ishuri akiga, ava muri iryo shuri afite ubumenyi bwa mwigisha wiwe. None murumva, ni ukumenya ibyo tugaburira umwuka wacu, ibyo tugomba kugaburira umwuka wacu n'ibyo tutagomba kugaburira umwuka wacu. Imana ikaduha esprit de discernement, gushishoza, kugira ngo tubashe gusa kugendera mu kirenge cya Yesu cyonyine.
Uwiteka abagirire neza aho muri hose. Rino jambo Mwuka Wera aribatahuze kurenza uko narivuze, kugira ngo mu buzima bwacu habashe kuza impinduka, atari ukumva ijambo gusa, ahubwo ari no kurigenderamo, kuko niko kamaro rino jambo rimaze. Ntago ari ukuryumva gusa, ahubwo ni ukuripuratika mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubashe kumera imbuto, kandi iyo tumeze imbuto ngo nibyo Data atwifuzaho. Uwiteka abagirire neza aho muri hose, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe, tuzongera dusubire Nyagasani nabimperaho uruhusha. Shalom shalom.